Nyina wa Jambo uri izuba ryarasiye mu Rwanda ikibeho, rikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro. Nyina wa Jambo uri izuba ryarasiye mu Rwanda ikibeho, rikaboneshereza isi yose kugira ngo igire amahoro. Banyarwanda banyarwandakazi, nongeye kubasuhuza. Ni Mukashema Claudine. Murabibonye ko ntangije indirimbo ya Nyina wa Jambo. Abamwemera, abamukunda, abamwizera, ndabasuhuje. Uyu munsi ni Assomption. Ba Assumpta mwese ndabasuhuje, ndabakunda. Abemera ko Nyina wa Jambo yifuzaga ko amahoro aboneka mu Rwanda, mwese ndabasuhuje, ndetse n'abatabyemera bifuza amahoro, mwese ndabasuhuje kandi ndabakunda. Maze iminsi rero mbona message nyinshi cyane, ariko mu gifaransa bavuga ngo je retenu. Iyo nakuyemo ikomeye cyane ni yuko ngo hakiri abanyarwanda bagihakana ko habaye ubwicanyi ku Bahutu, ngo barimo kubaza ngo ibimenyetso mbibabwira birahari. Ni twebwe twarokotse ubwo bwicanyi, nta kindi kimenyetso kizaruta iki ngiki. FPR nubwo Abahutu mwabafashe mukajya mubatwara mu bimodoka mukajya bajyana mu mashyamba ku Ibyumba mukabatwikirayo, Shyaka Gilbert yarabivuze ukuntu ise na bene wabo bose bagera kuri 40 b'Abahutu bari bafite abagore b'Abatutsikazi. Abo bagore mukabasiga mugafata abagabo babo mukajya kubatwikira mu mashyamba. Ariko dore nyina w'Umututsikazi yarabihamije. Ntabwo mbivuze kugira ngo mutange, ariko ndibaza niba Gilbert yarabivuze, wenda ntabwo ari nyina wabimubwiye ubwa mbere, niyo ntabwo mbizi uko byagenze. Icyo nizera cyo ni uko nyina yabimuhamirije, akavuga ko wenda inkuru yumva hanze ibyo ari kuvuga ari byo. None ni gute baba baratwaye abagabo gusa, hanyuma abagore bagasigara badahuje ubwoko n'abagabo? Ntabwo ari ibyumba byabereye gusa. Buri gihe mpora mvuga ngo njyewe ndi hano ntabwo ari ku bubasha bw'uwo ari we wese, ahubwo ni Imana yashatse ko uyu munsi mba ndimo kuvugira hano kugira ngo nkomeze mbe umuhamya w'ubwo bwicanyi bwakorewe Abahutu. Nongere mbisubiremo Karijana, umuvandimwe Mushayidi uyu munsi ufungiwe burundu. Impamvu bamufunze ni uko yerekana inyandiko turazifite zivuga ko jenoside yateguwe igashyirwa mu bikorwa ari iy'Abahutu. Ukuntu yateguwe byose, izo nyandiko zirahari. Yabaye secrétaire wa FPR maze arabyerekana. Ngira ngo nanagaye n'abandi babaye ba secrétaire ba FPR ntibashobore kwerekana ikintu nk'icyo ngicyo cy'ubumuntu. Umuvandimwe rero Mushayidi amaze kwerekana ibyo ngibyo, uva mu bwoko bw'Abatutsi, yerekana ukuntu jenoside yateguwe ari iy'Abahutu. Maze Kizito, umuvandimwe Kizito arabihamiriza, aravuga ati n'abo ngabo bishwe bazize urugomo rutiswe jenoside nabo ni abantu kandi ndabazirikana. Buri gihe nkunda kubwira abantu nti ubutumwa bwa Kizito dushobore kuba tutarabwumvise. Iyo abantu bari kuvuga ngo ubutumwa bwa Kizito ni urukundo, nibyo koko urukundo yararuvugaga, ariko se ubutumwa nyabwo bwatumye bamufunga, bugatuma uyu munsi bamwica, bugatuma zinukwa ya ntare, bugatuma zinukwa u Rwanda, Kizito n'ukuntu yakundaga igihugu cye nkatwe twese. Aho si buriya nyine yavuze ko nta nubwo ari aho, ni buriya yavuze ko n'abariya bishwe bazize urugomo rutiswe jenoside, nubwo batarwise jenoside nabo ni abantu kandi turabazirikana twese. Inyito ntabwo ikuraho
ku byo mwakoze. Ibyo mwakoze mwarabikoze, twebwe ababirokotse, ababibayemo, ababibonye, ababivuyemo tukiri bazima, turabihamya, turabihamiriza ko mwari mwarateguye kutumara. Mugenda mwivamo buhoro buhoro, ariko natwe tugakomeza, Imana igakomeza kuduha imbaraga zo gutanga ubwo buhamya twemye, ntabwo badufite. Abantu bose bakatubwira ati ntabwo bamufite, ibyo bintu muba muvuga. Ni Imana yabishatse ko tubivuga, ni Imana iduha imbaraga ko tubivuga, ku mbaraga zacu twenyine ntabwo twabishobora. Rero nkomeje kubifuriza umunsi mwiza, abenshi bagize konje, abandi ntayo bagize, bakoze akazi keza, ariko cyane cyane mvuga nti tuzirikane mesaje irimo kuri uyu munsi. Abemera ko koko Bikira Mariya yaje mu Rwanda, nyina wa Jambo, ibyo yatubwiye mu Rwanda ni byinshi cyane. Ahavuga ati hari ingunguru zuzuye amaraso, ababyemera, abatabyemera nabo biragaragara ibyahabaye. None dukora iki kugira ngo ibyo bintu ntibizagaruke na gato? Nubwo twashegeshwe n'ibyago by'agahomamunwa, tubigenze gute uyu munsi? Twe kwigunga ngo tugume mu gahinda, tugume mu kababaro, ariko nanone buri muntu wese ntabwo afite umuhamagaro wo kuvugira hano nkanjye. Ndakomeza gushimira byimazeyo abatwoherereza mesaje mu gikari, badushima, badutera akanyabugabo, badufasha mu buryo bumwe n'ubundi, batwunganira ku bitekerezo, batwunganira ku mafaranga, hari abayatanga. Ndakomeje kubashimira byimazeyo kuko amafaranga yateranyije n'umwana w'Imana, ariko abantu barakomeza bakabikora, abandi bakaduhumuriza, abandi bakadukomeza. Ibyo byose ni urugamba rw'umunyarwanda uwo ari we wese, nubwo twashegeshwe n'ibyago by'agahomamunwa. Ku Bahutu no ku Batutsi twese twarababaye. Niturekere aho kumva ko hari umwe wababaye buhoro cyangwa se undi wababaye cyane. Abatutsi, Abahutu, Abanyenduga, Abakiga, uyu munsi ku isaha mbivugiraho, abana, abakuru, urubyiruko, kuri iyi saha mbivugiraho, rwose nabyemeza ko buri munyarwanda wese yababaye. Rero nubwo twashegeshwe n'ibyago by'agahomamunwa, amakosa yashize ntabwo agomba kuzongera kugaruka, agomba gusimburwa, agomba kuvugwa, twemye tukayavuga. Arababaje, ba nyiri kuyakora barababaye, ba nyiri imiryango yayakoze barababaye, barababaje. Ntabwo ari ukugira ngo tubababaze, ahubwo ni ukugira ngo ayo makosa atazongera bibaho. Tubone ukuntu ababaza ari abayakorewe, ari abayakoze, ari abava mu miryango yayakoze ndetse n'ayayakorewe. Abanyarwanda, igihe cyarageze ngo tuve mu mififiko, ngo tuve mu byo bita ngo ni ubucakura, cyangwa se abandi bakabyitirira ubwenge. Igihe cyarageze ngo tubivemo, hanyuma ahari amakosa yashinze ibirindiro tuhajyane ukuri. Nubwo rubanda badukwena, tuzabatungure. Ahaganje aha abantu bihebye, tuzahashyire ukwizera. Turekere aho kumva ko ari twe twababajwe twenyine, ari twe twababaye twenyine, ahubwo akababaro kacu kazatume abababaye, abakibabaye, abakigunze bagira inseko isesa urumeza, bumva hari ubavugiye ibintu batashoboye kuvuga, bumva hari ukibatekereza, bumva ko hari ukibakunda. Abanyarwanda, abanyarwandakazi rero, nagiraga ngo mbumvishe mesaje y'umunyamurenge muri iyi minsi uherutse kuvuga ko ngo nta Bahutu ngo bapfuye, ngo niba barapfuye se ngo kuki ngo batigaragaza, ngo cyangwa se ngo mbese ababo bapfishije ngo bigaragaze, ngo haboneka bamwe bake bake gusa.
ngo kandi ngo n'iyo mirambo yabo ntayihari ngo kuko ngo mu rwibutso ngo harimo imirambo y'abatutsi gusa, ariko ndakeka uwo nguwo yigize nkana kugeza uyu munsi ku isi yose nta muntu utaramenye ko ubu ngubu abantu bari mu rwibutso harimo amagufa y'abahutu, y'abatutsi ndetse n'ay'abatwa, ko Kagame agenda akayora aho yishe hose maze akazanamo abantu amagufa nyine akaba ariyongereye. Ndagira ngo mba nabagezeho izo mesaje maze mwiyumvire. kizohora kizana amatati bwana Kamisi, sinzi amatati yacu yazoshirira, kizohora kizana igihe cose umuntu njyana mugani w'abarundi rero Abanyarwanda azabivuga kuko ati muzumva kimwe, bamwe barategereza ati se abandi bo kubera iki bigenda gutya. Kigira kabiri, ndagira jewe hoza birebera aba batutsi nyine iyi jenoside yakorewe abatutsi yarabaye, iyo reka tuyemeye ko yabaye, ese aba bandi b'abahutu bavuga bapfuye hari aho bagiye babarundanaho bo bakoranye nabo bakabashira hamwe? Nicuza nibaza byenda narimvuze ati bizohorana amatati, ego muravuga ko bapfuye kandi nyine barapfuye, nagize se ngo muzamurira ubusema barapfuye, ariko se babahe nihe amagufwa yabo ibisigasiga byabo bibahe? Nicuza nibaza igihe cyose kamwe muba muhazi nubwo nyine mutomenya aho bari, ariko rero byari byo mumenya aho muri, reka ngarure n'iryo jambo ntigarure neza, byari byo mumenye aho bari, kuko iyi jenoside yakorewe abatutsi amagufwa yabo arahari n'ubu, navuga ngo n'ubu buri mwaka nimba ntihenze iyo duha tubirebera kuri YouTube, buri mwaka bazavuga ko barataburura. Urumva abantu bamaze imyaka 30 baya bataburura, urumva ni ikintu cyari gihambaye cyane abo basanga mu cobo kimwe kuri bwo gutaburura. Kibazaga sasa aba bandi izi nzirakarengane zapfuye nyuma ya jenoside, muvuga ngo yuko hapfuye benshi, ibo bahambwe he? Bimeze gute kwabo? Nico nibaza rero wagira igisubizo cyabyo ni ikiganiro, kuko nanone gacaje ko turakivugaho, ariko natwe ko turibuka Gatumba ubu nyine urabona ko bagomba kugarura ibyanditse tuba twandika ko turibuka impfu zabaye mu Gatumba mu 2023 mu 2024 mu Gatumba, ukuntu Abanyamulenge bahapshiriye hapfa abantu barenga 165 bakomereka abandi benshi. Nuko izo rezo zatwibuka natwe rero igihe cyo kwibuka igihe cyose bizara akababaro, nubwo n'ubundi kataba kararetse gahamze mu mitima uw'umuntu z'umuhamba benshi, uw'umuntu bamuhamba mu butaka ariko we nyiri umuntu umuhamba mu mutima. Voilà, ngo uyu mugabo ni umunyamulenge uba mu Bwongereza, njyewe yarampamagaraga tukaganira akanyumvisha ko reka tubanze twumve uko bamusubije hanyuma ndababwira nanjye ibyo twaganiriye muri make. Mu by'ukuri ibyo uri kuvuga ni kubyemera, ni ukutamenya cyangwa ariko wigeze uvuga ko utigeze ugera no mu Rwanda? Wemera ko ubwo ngubwo ko niba nta mirambo y'abahutu iboneka abantu babona ngo bayerekane ntawapfuye, ariko se ujya ugerageza ukumva ubuhamya bw'abandi bantu cyangwa ugakora urubuga gusa? Abishwe iyo za maboko bavuga nyuma y'intambara
bishwe i Kibeho, mu nkambi ya Kibeho, ya abenshi imirambo yabo yarafashwe ijugunywa mu Nyungwe, basukaho ibitunguru baratwika. Ubwo se nk'uwo murambo uzaboneka ute? Abishwe mu isoko rya Mahoko, abishwe mu Buvumo hariya mu Ruhengeri, abishwe Tingitingi. Kuba batabona imirambo yabo, batayibona nk'ubu ngo tutagenda ngo tuyibone, abumva ko ari ikibazo. Nibyo byavuga ko nta bapfuye. Ikindi, ubundi uko ubireba buriya muri kutime n'umuco wa Kinyarwanda, ntabwo rwose kureba ibisigazwa by'umubiri w'umuntu witabye Imana ntabwo byari byemewe mu ntuza muri kutime yacu. Guha umuntu icyubahiro, guha umubiri w'umuntu wapfuye icyubahiro ni ukumushyingura. Wabuze utababishyira hariya buriya bafite impamvu wenda yo kugira ngo bahagarike icyo gikorwa kibi. Ariko ntabwo nakwibaza n'impamvu ubu ngubu ushobora kujya kureba ukabona urwibutso barushyize iruhande rw'aho kiliziya iba cyangwa urusengero aho umupasiteri. Biba bishaka kuvuga iki? Rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, njyewe bitumye nibaza ikintu kimwe. Ibyo uvuga ni ibyo wabwiwe, ni ibyo utekereza, ni inkuru wabariwe, bimeze bite? Hari n'igihe twaba tukurenganya. Mu by'ukuri Banyarwanda, Banyarwandakazi, nibyo nababwiraga. Njye uyu mugabo twaraganiriye ambwira ko yari umukoloneli, yavuye mu Banyamulenge aza kurwanirira igihugu cye cy'u Rwanda. Uyu munsi adashobora kugira uwo yifatanya nawe wese ngo bashobore kuba batera u Rwanda, kuko u Rwanda ni igihugu cye. Ni ukuvuga ko ntabwo ashaka ko hari icyasenyuka. Haracyarimo imiryango ye ngo aba mu Bwongereza kwivuza. None se koko yaba atari yumva ubuhamya bwacu niba umuntu aba mu Bwongereza ngo bamubwire ukuntu abacu twagize amahirwe yo kurokoka, Imana yaraturokoye kugira ngo dushobore tuvuge amateka yacu uko yagenze, tubeshyuze ikinyoma cy'abicanyi abo ari bo bose. Urumva we aracyazirikana be 165 b'Abanyamulenge biciye mu nkambi, bagiye babavuzagaho amasasu bigaragambije, ariko ntabwo ashobora kumva ko nubwo hari abatarabonetse imirambo yabo, nk'uko Kizito Mihigo avuga ko nubwo hari abatariswe impfu zabo zitishwe jenoside, ariko arabazirikana. Ikibazo ntabwo ari inyuto, ikibazo ni uko bapfuye ku bwinshi kandi hari ababigambiriye kubica, maze baranabica babigeraho. Icyangombwa ni ukubazirikana, ni ukuzirikana abo bavandimwe, aho kugira ngo dukomeze tubihakane, tubyirengagize, twumve ko atari byo, twumve ko bo atari abantu. Nabo ni abantu, turabazirikana. Ikibabaje navuga ni uko tugomba gukomeza gusubiramo inshuro 100, ariko nta kibazo, Imana yakomeje kudutiza imbaraga, tuzakomeza tubikore rwose. Mu gihe tugihumeka tuzakomeza tubikore. Mwumve ko rero dufite akazi gakomeye, twebwe Abanyarwanda, cyane cyane twebwe abarokotse biboneye muri ubwo bwicanyi babubayemo, ko tugomba gukomeza kuzirikana abacu bishwe kugira ngo batazabazimiza ngo bumve ko nta bapfuye, ko nta kibazo cyahabaye, ko abishwe gusa ari muri jenoside bita yakorewe Abatutsi. Niko mpora mvuga, kuko hari igitabo ndimo gusoma, wenda nzabagezaho amateka yacyo muri iyi minsi, bavuga ukuntu indege ikimara kugwa i Remera, imiryango yarimbutse. Abumvisha uburyo kwa Nyungura bapfuye, kwa Corneille w'umucuranzi, hari n'abandi bahutu benshi cyane ntibishwe, bakavuga ngo umugore n'umugabo n'abana 5, umugore n'umugabo n'abana 7, kandi bava mu bwoko bw'abahutu babaga muri MRND. Ni ukuvuga ko ari ziriya nkotanyi zimwe zabaga muri CND ndetse n'izindi zabaga ziri hose, nk'uko twabivuze, twebwe twazibonye na Ruterimara wazitumye, duhora tubitangamo ubuhamya, maze baragenda bica abahutu. Jenoside yagambiriwe n'iy'abahutu.
ishyirwa mu bikorwa, irakorwa babigeraho pe, barangije abatutsi batangaho ibitambo, maze nabo iyabo bayita jenoside. Kuba rero iyo abahutu itariswe jenoside ntibikuraho ko abahutu bishwe ku bwinshi kandi bazira ubwoko bwabo kandi mu gihe gito cyane. Ni ugukomeza rero tukibuka abacu, ntabwo tujya tubibagirwa ahubwo tugahora tubivuga kugira ngo hatazagira abazaza bakabeshywa ibitari byo. Tugakomeza tukanyomoza ikinyoma cya FPR yubakiye ku kinyoma, ku bugizi bwa nabi ndengakamere, ubwicanyi n'ubukocozi, maze tukayivuguruza tukayigamburuza, hanyuma tukazashyiraho ejo hazaza heza h'u Rwanda. Umuvandimwe wanyandikiye ati ese ejo hazaza muvandimwe Claudine wagize ngo bizashoboka ngo kugira ngo ugere ku byo ushaka mu guhindura ubutegetsi ukeneye imbaraga iza politike, iz'amafaranga n'iz'igisirikare. Ese abanyarwanda turabyiteguye? Asubira aravuga ati, aragira ati Mpatsibihugu ashaka abafite ingufu kugira ngo barengere inyungu zayo. Muzumve ijambo rya ambasadrise wa USA muri UN amaze kubonana na Museveni. Kubera izo mpamvu Perezida Paul Kagame aracyakomeye, aracyafite amaturufu menshi igihe agifite igisirikare, kandi opozisiyo ikaba idafite igisubizo, ntishobora kurengera abanyarwanda bari mu kaga gakomeye. Politike ya Kagame ikomeje kandi ntishobora gutegura politike y'abatari y'aba opozisiyo ya Kagame ntibashobora gutegura revolisiyo ntawe uyihagarariye. Ngaho rero banyarwandakazi, nidukomeze twishakemo abarideri, nicyo kibazo gikomeye cyane. Abari babonetse twari twashyigikiye, mwabonye uburyo bari kwitwara, abantu benshi bari kubigaya ngo birirwa muri Zoom gusa, ngo birirwa bambura abanyarwanda, ubwabo bakavuga ngo batekerereza abanyarwanda, abandi banyarwanda bamwe bakavuga ngo barabatekerereza. Ntabwo dukeneye abarideri bameze gutyo, dushaka abarideri baharanira uburenganzira bwa muntu, ariko cyane cyane kugira ngo revolisiyo igerweho, abadashaka gukorera Mpatsibihugu, abaturage bakishakira revolisiyo yabo. Muri Mali biherutse gushoboka vuba cyane, natwe rero birashoboka. Muri Kongo barimo gupfa, barimo gupfisha cyane, ariko se abo bari gupfisha ubu ngubu muri revolisiyo bari gukora, wagize ngo baruta abishwe na Kagame, nabo M23 ikomeje kwica, nabo Museveni akomeze kwicira muri Kongo? Banyarwandakazi, ejo hazaza na hacu, twishakemo abarideri bakomeye maze dukore revolisiyo. Murakoze, murakarama, nkomeje kwifuriza ibihe byiza.